Mwiriwe neza mwese mukomeje gukurikirana amakuru ndetse n'inkuru za Afrifam TV aho muri hose mu mpande enye z'isi turabasuhuje kandi tubifurije amahoro y'Imana. Inkuru tugezeho nonaha ni inkuru twavuga ko ari ibintu bitari bikwiye gukorwa, ni y'umugore wahisemo gushyingiranwa n'umuhungu we ngo mu rwego rwo kugaruza amafaranga y'ishuri yamutangiye. Mukomeze mudushyigikiremo kandi like na subscribe ku batarabikora. Imana ibahe umugisha, turabakunda cyane. Umugore w'imyaka 47 y'amavuko mu gihugu cya Malawi yashyingiranywe n'umuhungu w'imyaka 30 y'amavuko mu rwego rwo kugaruza umurengero w'amafaranga yamutanze wakiri umunyeshuri. Inkuru y'uyu mubyeyi n'umuhungu we yazamuye uburakari bwinshi muri bamwe mu baturage ba Malawi n'abatuye hanze y'iki gihugu. Ibinyamakuru byo muri iki gihugu cyo mu majyepfo y'umugabane wa Afrika bivuga ko uyu mugore witwa Memory Njemani yahishuye ko yahisemo gushyingiranwa n'umuhungu we bitewe n'inkunga ndetse n'umurengero w'amafaranga yamushuye akiri mu ishuri. Yavuze ko adashobora kwemera ko hagira undi muntu urya ibyo yabiriye ibyuya, ariyo mpamvu yahisemo kugaruza ibyo yashoye. Ati nashuye amafaranga menshi mu burezi bw'umuhungu wanjye, ni kuki yaronga undi mugore kandi ashima akazi katoroshye namukoreye, ibi ntibyabaho. Hagati aho abakoresha murandasi banenze cyane uyu mugore bamushinja guhatira umuhungu we kumurongora, bavuga ko nta musore wubaha Imana kandi ufite ubuzima bwiza wakwemera gushyingiranwa na nyina umubyara. Indi nkuru tugezeho nonaha ni uko igipolisi kirimo guhiga umukobwa w'imyaka 22 wishe mugenzi wa muzize umusore. Igipolisi cya Kenya muri Kisumu kirimo guhiga bukwari umukobwa w'imyaka 22 ushinjwa kwica mugenzi we mu ijoro ryo kuwa gatatu rishyira kuri wa kane amuziza kumutwarira umukunzi. Uyu mukobwa urimo guhigwa ni uwitwa Michelle bakunda kwita Natasha, uvugwaho gutera icyuma Merceline Awino w'imyaka 21 mu gatuza abikoreye mu isoko rya Kasawino muri Manyata. Awino yaje guhitanwa n'iki gikomere apfiriye mu bitaro by'icyitegererezo bizwi nka Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital saa 8 z'ijoro. Ababonye uko byagenze bavuga ko Awino yari ari kumwe n'umusore nyirabayazana yo kwicwa ubwo Michelle yamuteraga. Inshuti y'uyu mukobwa uregwa yitwa Laura Awino avuga ko yamubonye aterana amagambo na nyakwigendera n'uwo musore mbere yo gukuramo icyuma akakimutera mu saa 2 z'ijoro. Ati namwumvise abaza Merceline impamvu yamutwariye umukunzi, yongeyeho ko nyuma yo kumutera icyuma yahise ahunga nk'uko iyi nkuru dukesha Standard Media akadomo.ke ikomeza ivuga. Umuyobozi wa polisi muri Kisumu James Musini yavuze ko gushakisha ukekwa bikomeje kandi uwo musore imyaka 21 abakobwa bapfaga arimo kubafasha mu iperereza. Murakoze mukomeze kudushyigikiramo kandi like na subscribe ku batarabikora. Imana ibahe umugisha, turabakunda cyane.